Gufata abantu benshi barwana no gushaka kwihana izi mbuto z'icyaha abyo tubona kwiba, gusambana, kwica muri make ari amategeko Imana yagiye itanga agera muri 613 cyangwa se ari 10. Abantu kagenda kwihana muri make bashaka kwihana izo mbuto z'icyaha mu by'ukuri badakemuriye ikibazo mu mizi. Icyaha muri make ni nko kutizera. Icyo cyaha rero Adamu yakoze cyatumye twese tuba affected. Ni nacyo cyaha cy'ukuri cyatumye haboneka n'ibindi byaha bishamikiraho. Turabaramukije mwese abakurikira Gukira TV. Tugiye kubagezaho ijambo ry'Imana n'ubundi n'ubusesenguzi ku ijambo ry'Imana, cyangwa se tukigira hamwe ijambo ry'Imana icyo Imana itubwira, kugira ngo icyo kitugirira umumaro, icyo kituyobora. N'ubundi reka dufate umwanya muto dusenge, hanyuma tuganireho gatoya. Dufite abatumirwa, ndabinginze kugira ngo mwese muze gukurikira mu mwanya muto dufite mu ijambo ry'Imana, kandi rirabafasha ndabyizeye. Imana bagirire neza. Kadusenge. Imana yacu, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye ko ijambo ryawe ari ryo ridukiza kandi wariremye kugira ngo rituyobore. Icyubahiro ni icyawe. Reka rero Data mwiza utugire neza, ugire neza abantu bawe, kandi itorero ryawe ryaguke ku isi, mu izina rya Kristo musabye nizeye, amen. Tufite rero abatumirwa, nagira ngo batangire batwibwira duhereye iburyo bwacu. Nagira ngo batwibwire hanyuma dukomeze n'ikiganiro. Hakizimana Jean Baptiste mu ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Eliya Ndikumwe nayo, nkaba ndi umuvandimwe muri Kristo Yesu. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Intwari Jules, ndashima Imana ko ndi amahoro, namwe muri amahoro. Turashimiye rero abatumirwa bacu, Imana ibamugisha. Tugiye kuganira ku kwihana, ku kwezwa. Tugiye kuganira ku kwezwa. Mbere na mbere nagira ngo ikiganiro cyacu gitangirira aha. Dutangirire, of course, umuntu iyo yezwa cyangwa se iyo akizwa icyaha. Iki cyaha rero turera ngo tubanze tugisobanukirwe. Mbere na mbere nagira ngo Jean Baptiste adufashe. Icyaha ni iki bati? Murakoze. Icyaha ari ukuntu abantu babitekereza n'ukuntu Bible bivuga. Icyaha ubundi mu ijambo rimwe ni uguhusha intego. Ubwo mbese mvuga nahoranyije ngo ndakwahuranya kugira ngo nze gusobanura nyuma. Noneho umuntu akoze icyaha cyatumye twese tuba affected ni Adamu. Abantu benshi bajya babisoma. Adamu niwe yari mu bushake bw'Imana, kavuga ngo yarizeraga, abanye n'Imana, asa nayo ari mu shusho yayo, ndetse yagombaga kubaho ubwo buzima yizeye Imana. Noneho rero we Imana yamubujije kurya igiti cyari mu ngobyi hagati. Ariko igiti bavuga nta abantu batazumva ko ari igiti gisanzwe, ni ijambo rya Satani, no kutumvira Satani. Icyaha rero cyabaye kutizera Imana, birangira yumvisha ko adasa n'Imana, birangira yemeye kumvira Satani ngo yumve ibyo amubwira yuko Imana yamubeshye ko azasa nayo. Muri make Satani yamubwiye ko adasa n'Imana kandi already yasaga nayo. Ubwo Adamu yarakwiye kuguma n'ubundi yizeye ko asa n'Imana, bigatuma ataza kumvira Satani. Ariko bitewe n'uko atumviye Imana, byarangiye atizeye ko asa nayo, birangira yumviye Satani, abakoze icyaha. Ubwo rero muri make navuga ko icyaha ni uguhusha intego. Icyaha muri make ni nko kutizera. Icyo cyaha rero Adamu yakoze cyatumye twese tuba affected. Ni nacyo cyaha cy'ukuri cyatumye haboneka n'ibindi byaha bishamikiraho. Kuko iyo tuvuze ngo gusambana, tukavuga kwiba, tukavuga kubeshya, ni ibyaha bishamikiye ku cyaha kirimo Adamu yakoze. Rero iyo tuvuze ibyaha rero, iyo tuvuze icyaha, ni ukuba twawushije nyine intego y'Imana, twawushije uko Imana ashaka ko tubaho. Imana ashaka ko tubaho dusa nayo, ako twebwe ntitubishatse, cyangwa se turabishatse ariko mu buryo byaduturutsemo. Kandi Imana ashaka ko Adamu asa nayo, ari Imana yabimuprovidence. Urakoze cyane Baptiste. Jules, hari ikintu watwongerera? Arakoze. Umuvandimwe abisobanuye neza, atubwira nyine icyaha icyo ari cyo. Icyaha ni kiriya kintu Adamu na Eva bakoze ubwo Satani yazaga agashuka Eva nawe akagenda agashuka umugabo, bakarya ku giti Imana yari yababujije. Byatumye inyoko muntu yose iba ihinduka icyaha, kuko yo yatangiye guprovidinga ibyaha
mbere y'uko icyo kintu kiba ntabwo ibyo twita ibyaha n'ubu byari bihari, ariko umuntu amaze guhusha intego yo gusa n'Imana, amaze kunanirwa kumvira Imana, amaze kumvira Satani, nibwo ibintu byose byahindutse. Bibiliya irabisobanura neza, ni nabwo ihita igaragaza amakosa yagiye aba. Kayini, tujya tuvuga Gahini kubera umenya tubihuza n'ubugome nyine yari yakoze, nanjye nabisobanukiwe nyuma, ariko nyine icyo kintu yahise nta hantu yari abyize, nta hantu bagaragaza nyine icyo kintu cyari cyarabaye, ariko kubera guhusha umugambi w'Imana umuntu yahise aba mubi by nature, atangira no guprovidinga ibintu bibi nyine, kuko yari amaze gusa naho yumviye ubundi bwami. Yabaga mu bwami bw'Imana, none habuvamo ajya mu bwami bwa Satani, ahita atangira kuba umuntu ukora ibyaha kubera ikintu cyari kimaze kuba cyo guhusha umugambi w'Imana. Iyo tuvuze icyaha rero ni kiriya kintu Adamu na Eva bakoze kigahita cyafekita umuntu kuba mubi, akajya atangira gukora ibintu bibi bivuye kuri natire y'uko umuntu nyine yari ahindutse. Bivuze ko icyo abantu bita ibyaha, kuko ntago ni abantu bakeya njya numva bavuga ngo bavuga icyaha, bavuga ibyaha. Bivuze ngo ndagira ngo Eliya dufashe, iyo bavuze ibyaha, iyo bavuze kwihana ibyaha bavuze iki? Okay, murakoze. Iyo bavuze kwihana ibyaha, ibyo byaha baba bari kuvuga nta bindi ni ibi ngibi bikurikira. No kuvuga ngo nkuko abavandimwe babisobanuye, twakiriye kamere y'icyaha muri twebwe, twikomoye kuri Adamu. No kuvuga umuntu wese uvutse, ababayeho bose n'abazaba bakomotse kuri Adamu bavukana iyo kamere y'icyaha. Noneho n'andi kamere y'icyaha igaragarira mu mbuto twera, ari byo byitwa ibyaha. Abantu bavuga mu bwinshi ko ari ibyaha, ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo byanyiriza, nabwo ni imbuto zikomoka ku cyaha cyangwa se kuri kamere yacu. No kuvuga ati kamere yacu tuyifate nk'igiti. Noneho ibyaha ibi ngibi tuvuga bihishurwa n'amategeko, ni imbuto ziri kweraho. Bisobanuye ngo izo mbuto ni amategeko atanzwe kugira ngo tubashe kumenya izo mbuto izo ari zo, zibashe guhishuka. Noneho nituzibona ko tuzifite, duhita tumenya ko ahantu ziri gukomoka ni kuri cya giti, ariyo kamere twakuye kuri Adamu. Noneho bagiye kwihana bihana iki? Bihana ese kwihana ubona kuri effective ari kuzima? Murakoze. Mu by'ukuri kwihana kw'abantu benshi batekereza cyangwa se bajye bakora, navuga ko gushingiye mu kudasobanukirwa iki kintu gikurikira. No gufata abantu benshi barwana no gushaka kwihana izi mbuto z'icyaha, abyo tubona kwiba, gusambana, kwica muri make ari amategeko Imana yagiye itanga agera muri 613 cyangwa se ari 10. Abantu kagenda kwihana muri make bashaka kwihana izo mbuto z'icyaha, mu by'ukuri badakemuriye ikibazo mu mizi. Kuko niba ikibazo gishingiye kuri cya giti ya kamere, ntabwo wagikemura ushingiye ku mbuto zeza, ahubwo washingira kuri cya giti. Gufata abantu rero bashaka guhisha izo mbuto ziri kwera, babyita ko ariko kwihana, ngo turetse gukora ibi, turabihagaritse, ngo turabyanze, ntabwo tuzongera kubikora, ngo Mana tubabarire, bagafata umwanzuro wo kutazongera kugaragaza za mbuto. Ngo za mbuto batari kuzigaragaza, cya giti kiracyateye. Igiti nicyo kibazo rero. Navuga ko kwihana abantu bagira kenshi uko kuza bakavuga ati tugiye kureka ibi, tuje gusaba imbabazi, ntabwo ariko kwihana nyakuri. Mbati ntacyo wakongeraho? Ese birakiza kuri uburyo babikora, uburyo bikorwa kwihana mu itorero, mu matorero yacu, bigira icyo bifasha ubugingo cyangwa se abakristo, mu ubugingo bw'abakristo? Murakoze. Kuriya mbizi nanjye nabiciyemo, ntekereza ko bidafasha cyane, kubera ko nkuko abisobanuye mba ndi gushaka kugira ngo nce imbuto z'igiti, bagamije kurimbura igiti, ariko bikarangira ndi guca imbuto gusa. Ngiye ndamutse ngamije kurimbura igiti, bura nahera ku mizi, kuko imizi niyo base y'igiti. Rero biradukora tuza tulistinga ibyaha, Imana imbabarire gutya, Imana imbabarire gutya, tukabilistinga byose. Urumva n'ubundi mbavuze za mbuto. No, ndi kwatura niko twigishijwe n'abandi benshi niko bigishwa. Ariko urebye usanga at the end usanga n'ubundi still gikomeje kubikora. Ubwo rero uko kwihana ko kumva ko hari ibyo ugiye kureka, tukaba tubona nta muntu n'umwe ubasha kubireka 100%, bisobanuye ko uko kwihana batwigisha atari ko kuri. Kandi bayibigaragaza ko
dukwiye kwera imbuto zikwiriye abihannye nk'aho kwihana ari igikorwa kibarimo. Ubwo rero kwihana kuri batubwira ntekereza ko nta kintu kumara rwose, kandi ababikora bazatubwira nta rezita zirimo. Nta rezita zirimo. Urabyumva ute? Ndumva nyine tugiye kumera nk'aho ari abantu benshi batari butwumve neza, ariko njye ndashaka kubivuga muri ubu buryo. Ntabwo ndi kubwira umuntu wihana ngo abireke, kuko natwe turi kuvuga ibi ngibi turihana, kuko n'ijambo ry'Imana rirabitugaragariza. Ntabwo twebwe twakita abakiranutsi, kuko n'Imana ntibyemera tunabikoze ngo tuba twise Imana abanyabinyoma, kuko Bibiliya n'ijambo ry'Imana bidusaba kwiyeza buri munsi. Ariko ikintu ngira ngo wenda dushyireho umucyo ni kimwe. Ese ko ndi kuvuga ngo ngomba kwiyeza buri munsi, ndi kwiyeza iki? Ndi kwiyeza imbere yandi, kuko kenshi twagiye tubaho ubuzima abantu bakababara kuko tutababwiye ibyaha byacu, kandi ibyaha tugomba kubibwira Data. Bigaturuka cyane ku rwandiko Yakobo yanditse, sinibuka imirongo neza yo muri Bibiliya, ariko ahantu yavuze ngo mwaturirane ibyaha byanyu ngo kugira ngo ubugingo bwanyu bukizwe. Impamvu Yakobo yanditse ariya yego murakoze, Imana iguhe umugisha. Impamvu Yakobo yanditse ariya magambo, kiriya gihe mu Bayisiraheli hari harimo ibibazo byinshi bitandukanye, ku buryo ari igihe cyageze ngo no mu masinagogi bajya kwicaza abantu, abakire bakajya imbere, abakene bakajya inyuma, kandi bose bahamya ko bari mu mwami umwe. Ibyo ngibyo abyitegereje abona abantu nubwo bari kugaragaza ko bazi Imana, babana nayo, bo bafitanye ibindi bibazo byabo biri personnel hagati yabo. Bati nawe ngo tubwire uko byumva, wowe urabyumva ute? Ese nawe wemeranwa no gusaba imbabazi? Ese Imana tuyibwira ibyaha tukayisaba n'imbabazi, urabyumva ute? Okay, kankurikiza uko Bible bivuga, ni kuvuga ibitekerezo byanjye. Dusubiye inyuma gato mu gihe cy'amategeko mbere yuko Yesu apfa, tubona ko ibyaha byakurwaga ari uko amaraso amenetse. Na Bible biprovinga mu Baheburayo ibice 9:22 umurongo uravuga ngo ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihaba ko abarirwa ibyaha. So rero uwo murongo ugaragaza neza ko amaraso atamenetse y'igitambo kandi cy'ikiziranenge ibyaha bidashobora kuvaho. Iki ni igisubizo cyiza cyane cyahuranyije. Bisobanuye ngo ngiwe naho narira, naho nababara. Hari n'indirimbo tuba turirimba ya 91 mu gushimisha I think ivuga ngo ibyo nakora byose n'umwete wanjye wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira byose ntibyashobora kudukoraho ibyaha. Iyo ndirimbo abantu bayizi uvuga ngo nta kintu na kimwe cyakoraho ibyaha uretse ko ari igitambo cyaba cyamenye amaraso. Muri make cyaha ku Mana kiba kirishyurwa, kigomba kuba paid, ntago amagambo yanjye yakoreho icyaha. Rero hari akuntu abantu bajya bakunda gukotinga Dawidi cyane yasabaga Imana imbabazi, ariko Bible itwereka ahantu hamwe yasabye imbabazi, ni hamwe twabonye, ntago itwereka ahandi. Kandi nabwo nureba neza icyaha yari yakoze, yari yasambanye, yari yanibye. Iyo tugiye mu mategeko neza dusanga gusambana no kwiba ni ibyaha bitari bifitiwe impongano y'igitambo cy'intama, kwica no gusambana. Iyo wicaga wabaga nawe ukwiye guterwa amabuye ugapfa, gusambana no guterwa amabuye ugapfa. Noneho Dawidi rero we yabikoze ari bibiri icyarimwe, kambe ngo icyarimwe, yabikoreye icyarimwe. Dawidi nta kindi kintu yari akwiye uretse gupfa. Muri make nta gitambo cyari kuvana ibyo byaha, kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Nureba neza Dawidi nta kundi kuntu yagombaga gukora uretse nyine kuba ati Mana nkeneye yo mercy, si ukuvuga ngo ni forgive me, ndivuga ngo iki cyaha nyine gipfe kuvuga gutyo gusa. Dawidi yaranabikotinze aravuga ngo nuko utishimiye ibitambo mba mbiguhaye. Muri make nakoze icyaha kitari nta kindi cyanabara, nta kintu cyanabara, kuko n'ibitambo nabyo ntabwo biri bubashe guhandoringa iki cyaha nakoze. Avuga ati I need your mercy.